turabugutuye ngo ubusubirane. Ubwo nubuki buri wese yahita yumva ko ari bwa buzima Nyagasani yaduhaye umuremyi wacu, ndetse akibuka ya magambo ya ndirimbo yo gutura nyine, igihe tuba tuzirikana ko dutambagiranye ituro ryacu ariko turi kwiha Imana, turi kwitura Imana mbere na mbere, nyamara tuzirikana ituro rikuru Nyagasani Yezu Kristo, we wihaye Imana, we witanze no kugira ngo twebwe dukire. Muri icyo gihe n'ubundi turabiririmba tuti Imana waturemye ukaduha ubuzima, turabugutuye ngo busubirane. Uyu munsi mukuru tuzirikanaho Nyagasani Yezu Kristo aturwa Imana mu ngoro ntagatifu, kandi ibyo ngibyo tukabizirikana nyuma y'iminsi 40 twizihize umunsi mukuru wa Noheli, umunsi w'ivuka rya Nyagasani Yezu Kristo. Tukibuka ko nyuma y'iminsi 40 ababyeyi Mariya na Yosefu bubahirije itegeko rya Musa, maze bagashyira nzira bagasanga ingoro ntagatifu, bajyanye umwana bahawe n'Imana, kandi umwana babwiwe ko ari umwana w'Imana. Tutidorere umwana w'Imana turwa Imana ate? Iki Imana yatanze giturwa Imana gite? Gute? Nyamara nkuko nari ntangiye mbivuga, ubwo buzima tuba dukesha Imana, ibyo Imana iduha tukaba tubikesha nyine, twongera gusubira inyuma tuti Nyagasani dore ibyo waduhaye turabigutuye ngo ubisubirane. Ariko cyane cyane komeza udutagatifurize muri byo, kuko niyo uwo mwana wongera ukamutahana imuhira, nta kabuza Bikira Mariya na Yosefu barongeye basubirana umwana muhira, ariko bavuga ngo turamuguhaye Nyagasani, turamugutuye mu ngoro yawe. Tuba tuzongera kumva ko igihe dutambagiye twazindutse tuza mu ngoro ntagatifu, abayikibeho abiheguriye Imana bari gukora urugendo nyobokamana bagana ikibeho, n'abakristo bari hirya no hino bavuga bati twagiye mu ngoro ntagatifu kugira ngo tuzirikane ko twitura Nyagasani, ko n'abacu tubatuye Nyagasani, ko tubeguriye Imana, ko twongeye kuvugurura ayo masezerano y'uko tweguriwe Imana, kandi n'abacu bikagenda uko nguko. Tuba turi kuvuga duti Nyagasani ni wowe soko ya byose, kandi ibyo uduhaye n'ubundi ni ibyawe. Ibi ngibi nitubera ubuyoboke rero bwo gutuma twebwe tugusingiza, kandi tunezezwe nuko tuzaza tugusanga mu bwami bw'ijuru ngo tugusingize ubuziraherezo. Turabugutuye ngo ubusubirane. Ubwo ni ubuzima. Noneho ku buryo bw'umwihariko tukazirikana umwana nk'uyu nguyu Nyagasani Yezu Kristo, Imana yiyemeje kwigira umuntu, noneho nk'agahinja nyuma y'iyo minsi 40 abantu bakivuga bati use uyu nguyu yaba Imana ati? Imana rero ishaka guhura n'umuryango wayo. Mu kuzirikana umunsi mukuru tuba tunibuka ko Imana yashatse guhura n'umuryango wayo mu ngoro yayo. Simeoni agashushanya uko iyo mbaga y'Imana yakira Imana muri iyo ngoro. Mu gusanga mu kugana ingoro rero, turi mu ngoro nk'uko nguko, tuba mbere na mbere tuzirikana uko guhura n'Imana, ko Imana ihura n'umuryango wayo. Kandi ku buryo busumbyeho uyu munsi ukatwibutsa ko ababyeyi ba Nyagasani Yezu Kristo, Mariya na Yosefu batakoze urwo rugendo gusa, ahubwo bari harimo no kumvira. Bazirikana rero uwumviye ubuziraherezo Nyagasani Yezu Kristo, arumvira ubuziraherezo. Bo bumviye amategeko, ntibyabagora kubahiriza amategeko, ariko bakurikije urugero rw'uwumviye ubuziraherezo Nyagasani Yezu Kristo. Iyo tuvuga Kibeho, Bikira Mariya avuga ngo ndi nyina wa Jambo, dusubiramo amagambo ngo
ndi nyina wumviye ubuziraherezo, ndi nyina wabaye mwana ubuziraherezo, ndi nyina w'uwo nguwo wiyemeje kuba umwana w'Imana, ariko akajya no mu biganza bya Bikira Mariya na Yosefu agahora yumvira, ariko uwo yumviraga wa mbere ni Imana Data. Bakurikije rero urugero rw'uwumvira ubuziraherezo. Mu kumvira mu mategeko dukurikiza ayo ari yo yose, dukwiye kuzirikana urugero rwa Nyagasani Yezu Kristo, we wumvira. Ndetse muri ya mibukiro iyo tuzirikana iyibukiro riganisha ahangaha, turavuga ngo kumvira abadutegeka, siko tusabe inema yo kumvira abadutegeka. Ubundi amategeko yatworohera kuyubahiriza igihe turi kubikora dukurikije urugero rwa Nyagasani Yezu Kristo, kuko kubera gukunda yumviye Imana kugeza no ku musaraba. Igihe rero twubahiriza amategeko kubera gukunda, wa mugani wa ya magambo subiramo kenshi ngo kunda ukora icyo ushaka ya Mutagatifu Agustini, ariko abavoma urugero rwa Nyagasani Yezu Kristo mbere na mbere, icyo gihe twubahiriza amategeko ayo ari yo yose tukarangamira Nyagasani Yezu Kristo wumviye ubuziraherezo, turabugutuye ngo ubusubirane. Ubwo ni ubuzima bwacu, ubwo ni ubuzima bw'abacu. Kuri uyu munsi kandi tukazirikana uko dutura abana bacu abakiri bato, impinja. Mu kubatirisha abakiri batoya tuba tuzirikana ko Imana nyine ngo turabugutuye ngo ubusubirane, abo waduhaye turabaguhaye ngo basubirane, nubwo twongera tugatahana nabo mu rugo, ariko turabakweguriye kugira ngo begurirwe wowe Imana ushobora byose, barindwe nawe kandi ndetse babereho wowe, ubuzima bwabo bube ikimenyetso cy'uko nta wundi ugenga byose usibye wowe. Mu kubatiza no kubatirisha tuba tuzirikana ko Imana ikwiye kwegukana abayo, ntabwo bakwiye kwegukanwa n'ibindi, ntibakwiye kwegukanwa na sekibi. Tuba tugira tuti Nyagasani egukana abawe, abo waduhaye. Ibyishimo waduhaye byo kugira umwana mu rugo koko nibikomeze ari uko abereyeho wowe. Izo mpinja ni mucyo twongere kuzereka Nyagasani, kuzimushyikiriza, ndetse tunafashe n'abandi kubatirisha abana bakiri batoya, kuko baba bazirikana urwo rugero rukomeye na Bikira Mariya ndetse na Yosefu baduhaye, begurira Nyagasani umwana yari ashyize mu biganza byabo, maze tukibuka ko iyo batisimu nyine ari impano y'Imana, impano Nyagasani aduha kandi ikomeye, bityo ntitwigere tuyivutsa abana bacu. Ikindi kandi nuko tuzirikana n'abakuze, twese ababatijwe, tukongera kuvugurura Nyagasani rya sezerano tumubwira tuti twarakweguriwe Nyagasani, ntutume sekibi akudutwara akudushikuza, twongeye kwishyira mu biganza byawe. Twebwe ababatijwe nk'uko n'ubundi twabivugaga mu ntangiriro y'igitambo cya misa, twanacaniwe iryo tara ritakwiye kuzima, ariko by'umwihariko tukazirikana abiyeguriye Imana, ababikira, abafurera, abapadiri, tukabasabira cyane kugira ngo batubere icyo kimenyetso nyine cy'umukiro, icyo kimenyetso cy'uko Nyagasani agiherekeza umuryango we na n'ubu ngubu, no mu gihe tuvuga ngo ibintu biradogereye, ngo imyitwarire dore imeze itya, ibintu byabaye bibi, bakomeze kutubera ikimenyetso cy'umukiro Nyagasani ashaka ko ukwira mu bantu, ariko cyane cyane cy'uko tuzamera mu bwami bw'ijuru, kuko Nyagasani n'ubundi ashaka ko ubuzima turimo hano ku isi tububamo tuzirikana ubuzima tuzabaho ubuziraherezo mu bwami bw'ijuru. Batubere ikimenyetso cya Nyagasani ko Imana iri rwagati muri twebwe, kandi abo ngabo tukabasabira kugira ngo ubuzima bahaye Nyagasani be kongera nanone kubwisubiza, niba ariko navuga, be kongera kubusubirana ariwe, ni abacu kandi n'ab'Imana,
abiyeguriye Imana batwibutsa nanone iyo batisimu twahawe, ariko cyane cyane ko hari n'abo Imana igira umwihariko, nk'uko uyu Ana ngo yabaga mu ngoro kandi dore ibyo yahakoraga. We yari asanzwe asenga umunsi nijoro, agakora imirimo, agakorera Imana umunsi nijoro, agasiba kurya kandi agasenga. Ngo ntiyavaga mu ngoro, bibere mu ngoro, babe babandi bari iruhande rwa Nyagasani badutakambira kandi badufasha no kwitagatifuza. Dufite rero uruhare rukomeye n'inshingano ikomeye kugira ngo abe biyegura Imana bakomeze kuba icyo kimenyetso cy'umukiro Nyagasani ashaka kugaragaza no muri isi ya none. Tugasabira rero n'abitegura kujya muri iyo nzira, urubyiruko, abasore n'inkumi, kugira ngo Nyagasani wabyukije icyo gitekerezo muri bo agikomeze, maze ntikizimywe nuko isi iteye, nuko abandi babibona, maze kibe igitekerezo gihamye, kuko Nyagasani aracyashaka kwitorera abakozi benshi kandi beza mu murima we. Musabe nyiri imyaka rero kugira ngo yohereze abasaruzi, abakozi mu murima we. Ibyo abandi rero babona nk'ibisanzwe, uwiyeguriye Imana, uwihaye Imana abirebesha amaso y'ukwemera, maze akabona umukiza uzanye ubukungu butagereranywa kandi ahaye isi. Ni koko Simewoni na Hana barabibonye, nta myiteguro ikomeye yari yabaye ngo ingoma zivugirwe uwo nguwo uje mu ngoro kandi ari nyiri ngoro, uwo nguwo uzanavuga ko ari we ngoro y'Imana. Nta mabendera ahari agenda azenguruka, aje mu bwiyoroshye, aje ari mu biganza byoroheje bya Bikira Mariya na Yosefu. Nguwo uwo dukwiye kubona no mu bimenyetso byoroheje no mu buzima bworoheje, nguwo Nyagasani Imana twakurikiye. Biratangaje koko gutura Imana umwana wayo, ibyayo, nyamara ni ngombwa. Turabugutuye ngo busubirane ubuzima bwacu. Mana waturemye ukaduha ubuzima, turabugutuye ngo busubirane. Ni koko nyuma y'iyi minsi 40 bikongere kuzirikana ubwo bwiyoroshye bwa Nyagasani Imana yacu, maze nk'uko duhimbaza imuri, tugira ibyishimo byo gusanga Nyagasani, tuvuga tuti ni wowe koko rumuri rw'amahanga, ni wowe rumuri rw'imitima yacu, ni wowe dushaka ko umurika mu mwijima wacu. Bityo n'abandi bose dusabira, natwe ubwacu twisabira, bakomeze kutubera ikimenyetso cy'umukiro Nyagasani ashaka gukomera muri kiliziya ye. Kiliziya izakomezwa n'abo bantu bameze batyo. Kiliziya izakomezwa n'abakurikira urugero nk'uru rwa Yosefu na Bikira Mariya, ariko mbere na mbere abakurikira urugero rwa Yezu Kristo, we wubashye kandi akumvira Imana ubuziraherezo. Koko ni mwana igihe cyose, yumvira igihe cyose. Natwe mucyo twubahirize iryo tegeko rye kandi dusabe uko kumvira, maze iki gitambo cy'Ukaristiya gitume twumva ko turi ituro kandi twihaye Nyagasani, kubera iryo turo rikuru tuzirikana Nyagasani Yezu Kristo. Nyagasani Yezu nabane namwe.